Yesu nashimwe, amazina yanjye nitwa Ishimwe Dieudonné, tugiye kwigana ijambo ry'Imana riboneka muri Zaburi, igice cyaho cya 23 umurongo wa 4. Haranditswe ngo naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, ngo sinzatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe nawe. Wishyimbo yawe ngo n'inkoni yawe nibyo bimpumuriza. Rero muri aka kanya, bene data, ntugatinye, haba mu bigeragezo ntugatinye, haba mu byago ntugatinye, kuko ishyimbo y'Uwiteka ngo iba iri kumwe nawe, kuko umucyo w'Uwiteka uba uri kumwe nawe, kuko inyenyeri yawe, haleluya, irangamiye ku Mana. Nuko rero muri iki gihe, wanyura mu bukene, wanyura mu byago, wanyura mu bigeragezo, ariko ngo ntutinye. Hari inkuru nziza nasomye mu gatabo k'umugenzi, ngo uwo mukristo ngo yageze mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, ngo abona ngo nta yindi nzira, we ariko ngo akomeza gusenga no kwiringira Imana, haleluya. Nubwo ibiteye ubwoba bihari, ariko ndazana ijambo rivuga ngo ntutinye kuko Imana iri kumwe nawe, haleluya.